ntabwo ndi bumena amabanga y'itorero ariko icyo nzi ni kimwe nuko amatorero menshi uretse no guteganyiriza uburyo abantu baziba amatorero ni bangahe baba muri warishyize muri ramushyiremo n'abakozi bawe kugira ngo ushobore kwiga ibi bya skills iki kintu cyo gushepinga vision impamvu amatorero yacu adahindura twebwe twifungiye mu rusengero ntitubona ibiri hanze niyo mpamvu na Yesu yahoraga abwira abigishwa be akabwira ati ariko nimwubura amaso murebe ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake murabona ariko ngira ngo ubutanza asaba apotre tuzakore semina ku itorero rihindura igihugu kuko giye nibyo nakozeho research muri doctora yanjye aba ari byo tuziga turebe ukuntu duhindura amatorero yacu akaba transformative akaba amatorero ahindura igihugu niyo wahindura agasoze gatoya kuko ibintu byinshi dukora biri peripheral ku by'Imana yadutumye kandi umuyobozi wese agomba kuba capable yo gushepinga vision kandi kizakubwira ko uzi gushepinga vision ishepingwa n'inshinga eshatu muribuka Imana ibwira Mose yaramubwiye ngo Mose hariya yamuvuzeho cyane reka bari yo nkoresha yaramubwiye ngo nabonye agahato ubwoko bwanjye bukoreshwa muri Egiputa numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kandi nzi imibabaro yabo nkunze kubyigisha abantu nkababwira nti niba ushaka gushepinga vision iri transformative ugira amaso areba ugira amatwi yumva ugire n'ubwonko butekereza yewe nkunda kwandarika amatwi iyo ngenda mu nzira ndayafungura amera nka bluetooth ukagenda aramasa ibi nahoze mbyigisha abantu ejo kubereka ingeso imwe dufite tugomba gucikaho ingeso yitwa noise urusaku mwari mwabona umupastori wigisha ku buryo no kumukurikira bikubera ikibazo ku buryo mu munota umwe avuga amagambo ageze ku bihumbi nka 2 ubundi buriya capacité de perception y'umuntu ntabwo irenza amagambo 800 iyo ugenda buhoro cyane abantu barasinzira iyo wihuta cyane abantu baba excited ariko ntacyo basigarana epruta twe tuzi yuko ari cyo cyerekana nyine preaching irano ntabwo anointing ari ukuvuga cyane anointing uzayibona abantu basohotse hano bageze hanze transformed so iki munashatse mwasigarana icyo ngicyo kuko leadership is about transformation so mu bintu rero ngo n'ubutware bw'igifu nikiri munsi yacyo so ibyo ngibyo rero kunda kunezeza umubiri la gouvernementalité du ventre du bas ventre ibintu igifu nikiri munsi y'igifu kandi iki cyamaza abapastori n'abashumba ngaha Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV je mbapepera ngiye guhindura style ho gatoya yewe nabaye mwarimu igihe kirekire nivo zose narazigishije nigije muri primaire ibyumweru 3 mfite imyaka 19 nigishije secondaire nivo zose nigishije université nigishije mu matorero nigishije nibi reka mbereke ikintu kimwe tugiye gukora ibintu tumaze kumva ni byinshi uri ikosa rimwe abantu bajya bakora bibwira yuko abantu biga neza iyo bakimiye ibintu byinshi burya abantu bakuru siko biga abantu bakuru biga by digestion kubanza kabara ko ibintu maze kumva byari bihe ubu mwicaye gutya nkabaha ikizamini kubyo mumaze kumva kubyo Apotre Serukiza yavuze kubyo Emmanuel amaze kuvuga nkabwira nti mbwira ikintu wungutse niki ubundi ugiye kugikoresha iki ikosa rikomeye cyane tujya dukora ngira ngo muzanaveho turicikeho ni ikosa buriya ibiterane byose dukora ni bombardment ariko nta resultat bigira kubera iki kubera ko ntuba wahaye abantu igihe cyo kudigera barwara indigestion intellectuelle nk'ubu mbagaburiye ibiryo byinshi
nkakomeza nkabongereramo ntabwo n'igifu cyabishobora kera ndagira ngo abantu ubwo nibamara kwicara ndahita ndekeraho abantu kera baki muri buka mu 2003 ariko benshi mwari batoya ariko ndabona hano kamemo harimo abakuru 2003 Perezida wa Repubulika yigeze kurekura abantu bari bafunze habaye iteka rya Perezida wa Repubulika Perezida Kagame yamaze gutorwa bafungura abantu bemeye ibyaha muri cadre ya reconciliation ariko afunguriramo n'abandi bantu bari bafunze harimo za mayibobo n'abandi noneho tubakoresha ingando umusaza witwa Tito Rutaremara araza arigisha cyane ibintu by'amateka y'u Rwanda hanyuma birangije babaza umwana w'akamayibobo baramubwira ati petit wowe biriya bintu muzehe yigishije wabyumvise ute aravuga ati aturiya musaza ati ibintu by'amateka yarabicengeye ati gusa habayeho ikibazo kimwe ati igifu cyanjye cyananiwe kuyasya ako kantu naragasigaranye ndavuga ni kabisa uriya mwana yabyumvise igifu cye yabigishije amateka pe ariko igifu cye cyananiwe kuyasya reka rero mbere icyo tugiye gukora mu minota yanjye 30 bampaye ngiye kubaha umwanya wo gusya ibyo mwumvise byo aho gutegereza ngo nyuma y'iyindi minota 30 twongere nongeremo ibindi hanyuma tuze kubisya icyarimwe reka igiye nyibaye bimwe mu byo kibinda yavuze ngo hagomba ko muri leadership hamo na sacrifice reka nkore sacrifice iyo minota iyo umuntu afite imyaka 66 ntaba akeneye kugira ikintu approvinga yuko abizi cyangwa atabizi uri bwibwire ko ntateguye aze muhe note zanjye ndazifite hano ariko naje gusanga ibyiza nuko twicara tukadigera ibyo tumaze kumva ndagira ngo mbibahe mu magambo magufi tubona aho duhera noneho nsaba bari hariya ku byuma badushakira indi mikrofone giye iminota yanjye 30 ngiye kuyimara nsubiza ibibazo mubaza muri digestion nimutabibaza giye ndabibabaza kuko nabiteguye nabyanditse kuko ndashaka ko mudigera ibyo twize mukabyumva mukibaza ngo ariko ibi bintu turimo kwiga turaza kubikoresha iki ni iki kigiye guhinduka kubera ko twabaye muri uyu muhuro cyangwa muri iri teraniro kuko icyo nicyo kibazo by the way n'abajya bapreachinga muri church hari ibintu mwebwe ntabwo Imana yize dutuma ku impression abantu iyo turimo kwigisha akenshi twigisha kugira ngo abantu tube impressione reka mbaho urugero giye nabwiye ko giye diplome nyinshi mfite nzifite mu bwarimu bachelor's degree nayikoze mu Cyongereza n'Igifaransa n'Ikinyarwanda ariko harimo n'amasomo menshi yo kwigisha kuko bigaga lettre akenshi twendingaga turabarimu licence nayikoze mu Cyongereza na linguistique nayo harimo amasomo menshi y'ubwarimu ndetse tugakora na pratique masters ya mbere nayikoze muri curriculum development ubwo bijyanye no kwigisha masters ya kabiri nayikoze muri leadership development ubwo bijyanye no kwigisha abayobozi na doctora yanjye niyo nayikozemo so igihe kinini nakimaze nigisha cyangwa nkora ibintu byo kwigisha sibyo rero kubabwira ibi ngibi kugira ngo mbe impressione cyane ndashaka kubakorera summary narangiza tukareba ibi bintu tugiye kubikoresha iki sibyo kubera iki icyo nababwiraga hari ikosa rimwe dukora Yesu adutuma ntiyadutumye ku impression abantu yadutumye kubahindura muranyumva neza ntabwo Yesu yigeze adutuma niyo mpamvu muzabona burya Yesu ntabwo yajyaga yigisha ibintu byinshi yafataga akantu kamwe n'inyigisho ze zari ngufi rero ntabwo ariko twebwe ngiye kubereka ingeso imwe dufite tugomba gucikaho ingeso yitwa noise urusaku mwari mwabona umupastori wigisha ku buryo no kumukurikira bikubera ikibazo ku buryo mu munota umwe avuga amagambo ageze ku bihumbi nka 2 ubundi buriya capacité de perception y'umuntu ntabwo irenza amagambo 800 mu munota iyo ugenda buhoro cyane abantu barasinzira iyo wihuta cyane abantu baba excited ariko ntacyo basigarana epuruta twe tuzi yuko aricyo cyerekana nyine preaching iri anointed ntabwo anointing ari ukuvuga cyane
anointing uzayibona abantu basohotse hano bageze hanze transformed. So iki munashatse mwasigarana icyo ngicyo, kuko leadership is about transformation. So mu bintu rero twize byose ngiye kubakorera summary yihuse, hanyuma hari yawe bantegurira ni microphone iri buzenguruke mu bantu. Number 1 ndabona yanahageze. Icyambere tugomba gusigarana mu byo tumaze kwiga. Ubundi leadership irangwa n'ibintu bine babishyize muri abbreviation byitwa case, C cyangwa CASE. Iyi abbreviation ibyo uziga muri leadership byose bibumbiye muri ako gasanduka case. C ya mbere ivuga character, umutima. Character barakubwira ngo nicyo uri cyo iyo abantu batakureba, nicyo uri cyo iyo uri wenyine. Character icyo uri cyo. A iri ikurikiyeho muri case ni attitude. Attitude barakubwira ngo attitude ni character yagiye hanze yasohotse abantu bakayibona, kuko niba ndi umwirasi nimbumbura kanwa kizasohokamo n'ubwirasi bwanjye. Niyo mpamvu burya Bibiliya itinda ku mutima ikavuga ngo urinde umutima kuruta ibindi byose birindwa. Burya iyo wavuga umutima ntabwo ari umutima uyu nguyu w'inyama, oya niyo character, kuko iby'ubugingo byose niho biva. Character yagiye hanze ihinduka attitude. Murimo murankurikira? Ndaje ndabibahuriza n'ibyo twumvise mbere, ndashaka kubaha framework dukoreramo. S muri case ni skills, ubumenyi, ubuhanga, ubushobozi, skills. Hanyuma E iriya ya nyuma ni experience. Experience ni biriya byose iyo bishyize mu gihe. Reka rero mbere ibyo tumaze kwiga muri character. Apotre Serukiza yatubwiye ibintu ntashaka kuza kongera gusubiramo, kandi tugomba hari igihe abantu bumva ibintu babatera ko buriya babyumvise. Yatubwiye ngo hari ibintu bine bimena amavuta. Hari igihe imodoka igenda ukabona iragenda imena amavuta, ukamenya ngo ubwo irimo kumena amavuta hari akaburo kadafunze neza gafashe hahandi ku mavuta. Number 1 kimwe mu bimena amavuta yatubwiye gukunda icyubahiro. Iyo ni character, biba bikurimo. Icya kabiri yatubwiye kimena amavuta no gukunda impiya. Yaduhaye n'ingero. Gukunda icyubahiro byakuye Satani mu ijuru, gukunda icyubahiro kiriya cyo cyanamaze benshi, cyakuye Adamu na Eva muri Edeni. Gukunda icyubahiro byatumye hari abantu benshi buriya babusalomo bakorera basi kudeta. Gukunda icyubahiro byatumye ba Datani na ba Biramu ubutaka bwasamabura bamira. Gukunda icyubahiro aka karwara ariko turanakagira natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Utagikunda azambwira aho yakiriye. N'umwana mutoya ndibuka kera tukiri batoya twacaga umurongo mu mucanga ukavuga ngo urenga hano umutwe urameneka kawumena. Kweze uwo mukubitiye iki ngo yasimbutse umusitari wanjye nari naciye mu mucanga. Icyubahiro kirakanyego. So gukunda icyubahiro, gukunda impiya, gukunda ibinezeza umubiri. Kandi buri binezeza umubiri ntimuzabishakire mu gitsina gusa. Witwa Titsien yaravuze ngo buriya ngo l'homme du leadership ngo c'est la gouvernementalité du ventre du bas ventre, ngo n'ubutware bw'igifu nikiri munsi yacyo. So ibyo ngibyo rero kunda kunezeza umubiri, la gouvernementalité du ventre du bas ventre, ibintu igifu nikiri munsi y'igifu. Kandi iki cyamaze abapastori n'abashumba ngaha ntacyo mvuze. Hanyuma icya kane yatubwiye kimena amavuta no gukora ibyo utahamagariwe. Kibindi yatubwiye nivo za leadership, ubuyobozi bukuru, ubuyobozi bukora ingamba, ubuyobozi bukora ubukangurambaga. Burya rimwe na rimwe gukora icyo utahamagariwe ni ukuva mu rwego wari urimo ukajya mu rundi. Hari abantu ahubwo bibeshya yuko bahamagariwe kuba muri top leadership, barahamagariwe kuba muri middle management. Ugasanga umuntu ari hariya arimo arikandakanda, arimo aragerageza kuba sakabaka kandi ari isake, akagerageza kuguruka kandi amababa ye ntiyagenewe kuguruka. Iyo byakundaga ngo tubyumve, kuko akenshi kibitera ni kira kintu cyo gushaka icyubahiro.
ariko kuki giye nayobora korari kandi abantu bankunda iyo nyoboye korari nicyo kisha satani bari baramushinze kuyobora korari yo mu ijuru avuga ati ariko buriya ntebe hariya giye sinayicaraho mwana namubwira ati ariko uri muravanga amadosi wowe ushinzwe kuba hariya hagati none urashaka kuba hejuru so mu bimena amavuta nibyo yatubwiye sibyo bijyo rero biba muri character na attitude y'umuntu reka njye kuri skills kuko byo we nibyo yibanzeho ubundi umuyobozi wese agomba kuba capable yo gushapinga vision kandi kizakubwira ko uzi gushapinga vision ishapingwa n'inshinga eshatu muri buka Imana ibwira Mose yaramubwiye ngo Mose hariya yamuvuzeho cyane reka bari yo nkoresha yaramubwiye ngo nabonye agahato ubwoko bwanjye bukoreshwa muri Egiputa numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kandi nzi imibabaro yabo impunze kubyigisha abantu nkababwira nti niba ushaka gushapinga vision iri transformative ugira amaso areba ugira amatwi yumva ugire n'ubwonko butekereza yewe nkunda kwandarika amatwi iyo ngenda mu nzira ndayafungura amera nka bluetooth ukagenda aramasa ibi nahoze mbyigisha abantu ejo bundi hari abakobwa nagenze inyuma ndabana bikabisa wambwira uyu muntu uwo barimo kuvuga nagera mu rugo nkamutelefona nkamubwira nturapfuye hari abantu numvise bagupangira umugambi barakurya tu ariko ibyo zingiye ko bisubiramo ngo ndabizi bora ntazabura abantu bandakarira kuko hano hanze hari ibintu bihaba ariko iyo uri umuntu utega amatwi ukareba ukumva uzana impinduka iyo ni skills yabitubwiyeho vision na mission iyo umaze kugira vision ugomba kwicara ugasubira inyuma ugakora planning ugategura uburyo ishyirwa mu bikorwa ukanagenzura ko irimo gushyirwa mu bikorwa warangiza ukanayikorera reporting kugira ngo wongere ukorere planning ibyo yabitubwiye ariko ndagira ngo mubitekereze jewe icyo ndimo gushaka kubigisha nuko babwira ngo ariko biriya bintu bine twabonye bimena amavuta nta waba bifite muri we hano kuko icyo nicyo kibazo tugomba guhora twibaza umuntu araza akicara akiga ngo hari ibintu bimena amavuta tuti haleluya biramena amavuta hanyuma twamara gusohoka hano kumva amavuta yamenetse uriya muntu ntitwari hamwe muri semina kuki atabibonye yuko buro y'amavuta yiwe yafungutse so nenda kubabaza ko Serukiza yabivuze mwumva nubwo yavuze mu magambo make kuko ntabwo bisaba ibisobanuro byinshi nta waba afite ako kabazo ndabizi ntabwo muri bunsubize kuko bose watinyuka ukabivuga uti ndimo ndamena amavuta rwari wagenda inyuma y'imodoka igenda imena amavuta kandi umuntu araza kugira ikibazo harimo aramena amavuta ariko hashobora kuba harimo so icyo mu gitekereza ariko nitugaruka kuri ibi bya skills iki kintu cyo gushapinga vision impamvu amatorero yacu adahindura igihugu twebwe twifungiye mu rusengero ntitubona ibiri hanze niyo mpamvu na Yesu yahoraga abwira abigishwa be akabwira ati ariko ni mwubura amaso murebe ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake murabona halo murabona ariko ngira ngo ubutanza asaba apotre tuzakore semina ku itorero rihindura igihugu kuko giye nibyo nakozeho research muri doctora yanjye abari byo tuziga turebe ukuntu duhindura amatorero yacu akaba transformative akaba amatorero ahindura igihugu niyo wahindura agasoze gatoya kuko ibintu byinshi dukora biri peripheral kuby'Imana yadutumye ariko reka ne kubitindaho kuko kwari kugira ngo umuntu uko muza kubaza ibibazo ese waza nkafata abapastori bari hano mwese nkabwira nti buri muntu wese nanzanire planning ampe action plan y'uyu mwaka ya 2024 twicare hano uduha action plan yawe utwereke igena migambi ryawe amatorero menshi akora nta gena migambi afite yabitwigishije ariko ikibazo ni iki ngiki mugiye kubikora iyo plan iyo vision shaping iyo planning gukora igena migambi iyo implementation action plan igena gushyira mu bikorwa iyo monitoring gusuzuma ya raporo yatubwiraga tugomba guha abakristo ntabwo ari budget gusa by the way iyo bahaye budget utabahaye iki giye gukoresha amafaranga bose ndatanga amafaranga yanjye giye gukora iki ariko iyo babwiye ngo hari ibi bikorwa tugiye gukora ibi nibi zakenera ya mafaranga abakristo bayaguha banezerewe ndabivuga na rewe itorero
kandi abivuga narabonye umusaruro wabyo. Amen. Icya gatatu yatubwiye muri ibyo ngibyo ni staffing, gushyiraho abakozi ushingiye ku bushobozi bwabo, ushingiye no kuri character yabo, kandi abo bakozi ukanabateganiriza uko bazabaho. Namwe mwicaye hano benshi buriya muzatangira kugira ibibazo mugiye kugenda. Aho ati nahoze nicaranye na Bishop Innocent ambwira ati biriya twarabikoze, ndabwira Innocent ndahamya kurimo kumbeshya. Ari umuntu akubwira ngo twarabikoze, ushobora gushyiraho amategeko, ariko niba utashyizeho igenamigambi ryo gushaka ibyangombwa bizatuma uherekeza abantu. Nabaye muri executive ya diocese yacu, ntabwo ndi bumena amabanga y'itorero, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko amatorero menshi uretse no guteganyiriza uburyo abantu bazasaza, nta na case sociale mubamo. Muhembwa mutishyira muri case sociale, n'ugera igihe cyo gufata pension. Nk'ubu ngumbajije hano ko muri abayobozi b'amatorero ni bangahe baba muri rama, ngo warishyize muri rama ushyiremo n'abakozi bawe kugira ngo ushobore kwivuza bitakugora. Haro ni bya bindi yatwigishaga. Hanyuma iyo rero wakoze biriya ukagira character nzima, ukagirana n'imikorere mizima, ukakomeza ukabikora ukabisubiramo ukabikora. Nabwiraga Innocent buriya ariko ntugire ngo nakuvuyemo, ntabwo ndimo kugusebya. Ndeka mbereke abantu benshi bategereza ko ngo amafaranga azaboneka ngo babone gutangira guteganya retirement, ntazigera aboneka. Ariko reka mbahe experience imwe nakuye mu kwandarika amatwi nkuko nahoze mbabwira. Nigeze kuganira n'abasirikare. Murabizi niba hari system, niba hari organe mu Rwanda ifashwe neza n'abasirikare na CSS, noneho njya kwishakira umuntu bashinze kuyitangiza, ndabwira byakoroheye bite ngo CSS, arambwira ati byanyoroheye bite, byigeze byoroha. Arambwira ati icyo gihe twahembwaga ubusa, ati kandi boss yanshinze ko ngomba gutangiza iyi banke, nkora mobilisation nireka abantu, ati twajya dufata 10% by'abantu bahembwa buri muntu wese tukayamushyirira hari. Rero mushobora kumbwira ngo amafaranga ntaraboneka, ngo ni fine. Niba abantu bahembwa 1000 ni babiki 10%, niba 2 bongere babiki 10%, igihe azajya kugeza ku myaka 50 ibintu bizaba byaratunganye. Kandi igihe mbe babwiye wenda kuko iyo twahuye gutya tuba dusharing experience, ushobora guhamagara umuzamu wicaye hariya hanze hano akaza akabaha ubuhamya. Twakoze scheme, paruwasi gashyiramo amafaranga n'abakozi bagashyiramo dukeya bafite. Urumva we n'umuzamu niwe waguze inzu bwa mbere, kuko niwe ukuze kuruta abana. Azajya muri retirement nawe nafite roro de campagne, abazajya muri retirement imbere y'abandi bazagende bafite aho bajya. Ubu rwose we nshatse namuhamagara yicaye hariya kaza akabaha ubuhamya, kuko ntabwo bisaba ko mwabonye amafaranga menshi, bisaba ko mutangira kare. Ahasigaye ni mubaza ibibazo. Indi minota nari nsigaranye, baguhe mikrofone watanga ibitekerezo, biremewe. Iminota yanjye nicyo tugiye kuyikoresha, ibibazo, ibitekerezo, kungurana. Hanyuma hasigaye ujye uhaguruka utubwire izina ryawe, ubaze ikibazo cyangwa utange igitekerezo, kuko se hari ibintu uriya si dogiteri ufashe mikrofone se namwigisha iki. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndaza kuvugaho ku bintu bikeya na message y'Imana yampaye. Ariko nimutanga inyigisho, wowe utanga message yawe uyibuze. Ndavuga kuri Serukizi wenda yavuze ko uburyo umuntu agomba kwiyunga n'Imana. Yego. Kubashumba kugira ngo n'abandi babone guhembuka. Abo bandi mvuga n'abakristo tuyoboye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Ezekiel 3:18 kugera kuri 21 urahisomera. Imana yambwiye nyumugoro ngo ubwire abashumba ngo wabwire ngo bihane. Yesu nashimwe cyane. Twihane nongeye mvuge ngo twihane. Imana imbabarire kandi ngirire neza kuko nshohoje icyo yantumye. Icyambere ni tumara kwihana ubuhembuke mu itorero tuyoboye buzaza. Yesu ashimwe cyane. Amen.
Imana irashaka ko twihana tukava mu byaha tugahinduka tukava muri business tugakurikira umurimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Usome Yezekiya 3:18 ko yambwiye ikindi uburyo bwo kwiyunga n'Imana ni uburyo bwo wowe kwitekerezaho ibyo biba byarapfuye mu itorero kuko ari wowe umuyobozi, kuko umuyobozi yari umuyobozi aba ari umutwe Imana yaramushyizeho. Iyo bipfuye rero ni ukuvuga ngo n'abakristo guhera ku badiakoni, abashumba, abakristo, abanyamasengesho byose bigenda bipfa kubera ko byatangiriye ku mushumba hejuru. Ibyo rero nta kindi cyashobora kugira ngo Mwuka Wera aze. Mwuka Wera aza mu nzu y'Imana cyangwa aza ku mushumba ariko abanza kwiyeza no gukuraho ikizira imbere y'Imana. Reka nkwereke uko bimeze ugomba kubigenza. Wowe genda witunganye ku giti cyawe n'Imana yawe. Nurangiza ubwira Imana ngo noneho mfungura amaso ndeka kuba impumyi, unyereka abo nkorana nabo n'abamanuki. Ushobora ko ikizira cyarageza hera. Ukorana n'abarangi, ukorana n'abapfumu, wowe utazi kuvugana nawe cyangwa ukorana nawe ari umuntu ukorana Satani. Niyo mpamvu abashumba tugomba kwiyambura twagerageza kurekura ikintu cyose gishobora kuba cyagutandukanya na Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera yaje kugira ngo twebwe atugire inama, ntabwo yaje kugira ngo twebwe ngo tuzamuke tugere hejuru. Mwuka Wera arababaye bene data kandi itorero rya Kristo rigiye kuzamuka. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo twihane abashumba kugira ngo twese duhembuke. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Amen. Ariko ukijya kwicara undi muntu aza ubundi cyakora ibyo Imana ivuga ni ukuri, ariko kumva Imana ibwira abashumba ngo mwihane ngo ntibiba bikomera. Ariko nimureba mukareba ukuntu tubayeho, mukareba ibyo turimo gukora n'ukuntu abantu batubona, kuko ngira ngo birakwiye ko twihana, sibyo ra? Kandi reka mbabwire ikindi kintu kimwe gikomeye cyane. Abantu hari ukwihana ibyaha, hari no kwihana imikorere mibi. Ahubwo nuko mutabizi buri kintu kishe itorero ry'Imana kuruta n'ibyaha ni imikorere mibi, imikorere itagira vision, imikorere itagira planning, imikorere kubyina muzunga abantu bakajyaho gusa bagakora. Reka mbere iki kintu kimwe, ndaje nkwe microphone njya nigisha abapastori akamaro ka planning. Nshobora kuba ndi hano yabivuze Kibinda ngo abantu barwara surmenage ngo bakagira gute. Do you know surmenage kenshi terwa no gukora utavaho uri. Nshobora guhagarara hano nkakora muvoma maze minota 10 nkora ibingibi, uzaza usange nabizi cyuya kandi nkihagaze hahandi. Suko nakoze ariko nakoze nta cyerekezo, siko bimeze. Hariho rero n'indi mikorere ndetse biyo mibi kurutaho, icyo nita kwizengurukaho. Ugasanga umuntu noneho arakora icyo bita muvoma giratoire. Iyi yo ntushobora no kwikora iminota 5 warangije kwikubita hasi, kubera ko uri muri izengurukaho, urasubira mu bintu bimwe, sermons zawe zihora ari zimwe, ibintu byawe bihora ari bimwe, ubuhanuzi bwa wari wabona umuntu uhanura iteka ryose ukuvuga ugasanga arahanura amajipo. Imana irarakaye abantu bafite amajipo magufi. Imana ntabwese amajipo magufi uzayavuga ugeze ryari? Yibaza ibindi birenze amajipo, kuko amajipo yo nta nicyo ntwaye. Niba ari umunyabyaha waje yambariye ijipo ngufi fine, ubwo Imana izamufata namara gukizwa azagira ndende. Uretse ko ariko gasa ibyo bikubwira iki? Umuntu arimo arizengurukaho, none uko wizengurukaho ntubone resultat, ugatangira kuba frustré, ugatangira kurakara. Wari wumva abantu bagenda bongera umujinya muri predication zabo zigahora zirimo umujinya. Imana yacu ntabwo ari Imana y'umujinya, kandi abantu bibwira yuko ifite umujinya ukavuga uti Imana irarakaye irimo irahekenya amenyeje ifite inkoni, ngo nibwo abantu bakizwa. Reka da, abantu barimo barashaka ibisubizo by'ubuzima bwabo mwikwizengurukaho. Ariko nshobora kuvuga ntoke ngiye mpagaze hano ngiye guplaninga mu minota 10 ndaba ngeze kuri airport nkashyira bugere
ndagenda mfite aho njya. Nibyo Paulo avuga ati jewe singenda ntera wara nkutazi yajya, sinkubitana ibipfunsi nkukubita ikirere, mfite iyo njya, mfite ibyo ngamije, mfite gahunda. What is your plan? Hari umuntu usanga afite itorero ry'abantu 20 muri 2024 nta narote yuko rishobora kwaguka, ariko nurata ko rishobora kwaguka uzabaza Imana ikibazo ngo ese ko nshaka kwira itorero ryaguka njyagurene. Iyo twaje hano tuba tuje gusharinga experience, kandi biba byiza iyo bivuga uri n'umuntu ushaka warakoze ibintu ukabona bikora. Jewe ibintu byose nayoboye kuva mu mwaka w'2000 nabyigishijwe na Yesu, ntabwo nigeze ngendera muri vision. Hari n'inyigisha abantu benshi umva nkubwire kibinde uzahindureho gatoya, kuko nanjye najya nkunda kwigisha vision. Ntabwo itorero ry'Imana riyoborerwa muri vision, itorero ry'Imana riyoborerwa muri revelation. Wicara imbere y'Imana ukayereka ibibazo, ukabisengeraho, ukayibaza ibisubizo, ugahumiriza, ugategereza, ikavuga, ukandika, ugasohokana vision. Vision na revelation bitandukanirayo. Vision nanjye nshobora kuyikora, ariko revelation imanuka mu ijuru ikadownloadinga, ikambwira uko itorero rizaguka, ikambwira ibyo ngomba gukora, nkabyandika, natangira kubikora, ikabiha umugisha. Kuko iteka ryose Imana iha umugisha ibyo yategetse ko dukora. Iyitanze ikoze commande y'ipla irayishyura, sibyo? Ushobora gukora commande y'ifi yokeje, ikagubwira ati iyi fi yokeje nigiye ubikubwiye, nindangiza ndayishyura, ikayishyura. Twubaka urusengero, abakristo bamwe baramubwira ati urusengero ntiruzuzura. Ahubwo icyo nzi ni kimwe, ubwo Imana yatubwiye kurwubaka ruzuzura, kandi rwuzuye nta na stress ruduteye. Ubwo wansimbuye Karegesa wenda azashyiramo amatapi cyangwa azashyiramo sinzi icyo azashyiramo. Twabaye tubyihoreye kubera ko murumva ko n'ubundi harimo twayiko duke duke, twanze gushyiramo amakaro, kuko iyo dushyiramo amakaro ubu ntimuba mwumva n'icyo tuvuga. Hari igihe abantu bakunda ngo amakaro biba bisa neza ariko bivuga nabi. Byo nabyo ni ibindi, ariko icyo nzi ni kimwe, Imana nitubwira ibyo dukora izahindukira duhe na mwaye zo kubikora. Mukozi w'Imana witwa William Kare yaravuze ngo umurimo w'Imana akamuzagafate mukandike kajye mu bwonko. Umurimo w'Imana iyo ukozwe n'abantu b'Imana, bivuga ngo babandi bafite ya character na za ntuza yatwigishaga, mu buryo bw'Imana ntuzabura resources moyen, uburyo bw'Imana ngo ukorwe, kuko Imana ibyitegetse iguha budget. Reka twumve ikindi kibazo. Murakoze cyane. Mbere ya byose nasaba bagenzi banjye ko twashimira abantu batekereje kino gikorwa n'aya mahugurwa. Imana ibahe umugisha. Nitwa Reverend Ntwarane Anastasi. Ndashaka kuvuga cyane ku cyo Apostle yavuze Sosten cya gatanu mu bimena amavuta, ubutumwa tubwiriza, kubwiriza Kristo, uburyo abantu kino gihe ubutumwa bwinshi burimo butangwa kurikirana ku mateleviziyo, ku ma YouTube, kuri za pupitri. Mu by'ukuri hari icyo yavuze ko Bibiliya ifite amakuru meza ariko ifite inkuru nziza. Ni ukuvuga ngo ubutumwa rero bushobora kuzana ububyutse n'impinduka no guhindura igihugu, ni ukubwiriza Kristo. Twareba ubutumwa itorero rya mbere ryakoresheje mu byakozwe n'intumwa ba Paulo bakoresheje, babwirije Kristo. Rero ikibazo wenda nabaza cyane Kanoni nk'umuntu w'inararibonye kandi mwakoze na research ku itorero, n'iki ubutumwa dufite uyu munsi bufite imbaraga ki mu guhindura igihugu, mu gihe topic twayivuyeho turi gutanga amakuru meza, turasubizamo abantu imbaraga, ni byiza. Hosbone no wavuze ngo niba ushaka amavuta uvuga Kristo. Murakoze. Ndaga mabwira ikintu sinzana nabyigishaga ejo bundi, babwira nti nsigaye nsesengura muri kino gihe. Problem niyo ngiye uvuze. Yesu asigaye yarabaye, ubundi Yesu niwe ropa. Yesu niwe ropa. Kuko yabwiye abigishwa aravuga ngo ubu butumwa bwiza bugomba kubwirizwa, kandi ubutumwa bwiza nishyirwa hejuru nzireherezaho amahanga yose. Ariko mwitonde kubera ko ikosa dufitemo,
na Yesu twamugize mutoya. It's a gospel of the kingdom. Apostle, wabibonye akazi ufite no kuzasubira inyuma tugakora inyigisho ku kintu cyitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, tukicara abantu bakamenya. Ba Paulo babwirizaga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, Yesu yaje abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, twe tubwiriza ubutumwa bw'ijuru. Wrong. Tubwiriza ubutumwa bw'imbaraga. Wrong. Ntabwo imbaraga zigeze ziba ubutumwa, ntabwo ibitangaza byigeze biba ubutumwa. Imbaraga ni means to an end. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho kugira ngo muba abahamya bo kumpamya. Yesu niwe message. Rero iyo abantu batangiye guhindura ibintu, iyo Yesu wamuhinduye ikirungo, ati buriya ko mumbwira ngo mwebwe muyoborwa n'umwuka, ayushwa yuko muyoborwa n'umwuka, ati urabinyizeza? Nawe arambwira, kandi ibyo yambwiye byari theologique, arambwira tubundi umwuka ari hejuru y'ubwenge bw'abantu. Abantu bayobowe n'umwuka mu bihe byose, isi yarabatangariye. Ampa n'ingero ziri biblique. Arambwira ati Yosefu yayobowe n'umwuka aplaninga Egiputa baramutangarira. Daniel yayoborwa n'umwuka byananirana agahanga muri byananiranye. Mwebwe mwahangamuye iki? Mwishima mu mutwe nawe urabizi, urampamije kabisa. Urampamije kuko ba Petero na ba Yohana buzuye umwuka bahindura Yerusalemu, n'abatambyi bakuru n'abanditsi barabatangira barwata aba bantu ko nta batigishijwe ubu bwenge babukuye. Rero burya iyo umwuka yakoze by'ukuri n'ubwenge buza, kuko burya dimensions z'abantu umwuka ategeka ubwenge. By the way, burya ubwenge buri no kuri level 2, level 4 ni umwuka, level 3 ni amarangamutima, level 2 ni ubwenge, level 1 ni umubiri. Uko bikurikirana gutyo niko bitegekana. Iyo rero umwuka yategetse, kwa kundi nufata ibibazo biri hano hanze ukabisengeraho, ukabati Mana abanyarwanda ko bashonje, abanyarwanda ko bangana, abanyarwanda ko bakennye, abanyarwanda ko barwaye imvunja, dukora iki? Ibyo umwuka azakubwira bizaza biri transformative. So twebwe icyo twakoze twizengurutseho, bya bindi nahoze mbereka byo kwizengurukaho. Iyo wizengurukaho n'igihugu ntikikumenya. Iyo watangiye kuzana change, reka mbabwira akantu kamwe ko turimo turahugurana. Muribuka perezida bafunze amatorero, ngo ariko ngo insengero 700 mu mujyi wa Kigali, ngo ubwo se ngo na amashuri y'abana, ngo na amariba y'amazi. Byampumuye amaso, ndavuga ntari kuzi ko ibyo avuga ari byo. Izo nsengero zose ziba zifite nasari, ntabwo bari gutinyuka kuzifunga. Bari kuvuga ati nidufungura urusengero turaba dufunze nasari y'abana batoya, turaba dufunze amariba y'abaturage bavomaga hariya. Ariko kubera ko nta bihari, baravuga ati nimunabifunga ntabwo abaturage bazamenya ko mwabifunze. Umunsi tuzatangira kuba transformative n'igihugu kizamenya ko duhari. Nabahingero ariko reka nzireke, reka twumve undi muntu hariya. Murakoze. Kandi kubera ko dufite abantu benshi mugerageze kurasa ku ntego. Buri muntu none wongeye kumubarira ajya asoma mufatiye umuheha nkuko bajyaga bigira abana cyera batangira gusoma bagakurura. Murakoze Kanoni Antoine. Nitwaga kwa Emmanuel, ariko nkaba nshaka kongera ku byo abambanjirije bari bamaze kubaza. Mwe yavuze ibyo kwihana, bo yabwiraga ni twebwe. Wakurikiyeho yavuze ibyo kuba nta bumwe, mbese twaje hano kugira ngo tunamenyane. Yego na Bishop amaze kuvuga ibijyanye n'uburyo bwo kwemerana. None ikibazo jewe nagize ni iki ngiki, n'ibyo umaze gusobanura, nuko nasanze hari no kuyoborwa n'umwuka. Nuko nasanze hari abahamagawe, hakaba n'abihamagaye, hakaba n'abahamagawe na Satani. Sure. Kuko niba tugomba kwihana, yego turi abanyabyaha, dufite kamere igomba ikora ibyaha, tugomba kwihana. Ariko rero nukuvuga niba tugomba guhora twihana, dufite n'abakristo ducumba, nukuvuga ngo hari abahamagawe na Satani, hari abihamagaye cyangwa bagahamagarwa n'abandi bagenzi babo, hari n'abahamagawe n'Imana. Abayoborwa n'umwuka rero
nabahamagawe n'Imana nabo bagira revelation nkuko wari uriho ubivuga kanona twana n'abandi ndibwira ko abayorwa n'umwuka nabahamagawe n'Imana kuko umwuka we arabasanga akanabayobora bakanamwumva so niyo bashaka n'ubwenge barabumusaba gana ku kibazo cyangwa ku mwanzo wiba dusobanurira turabaza ikibazo noneho ikibazo mfite ni iki ngiki muteganya mute guhuza abo bantu bose muri iyo mihamagaro itandukanye kugira ngo mushobore kubashyira ku murongo umwe murakoze okay reka nkwiye igisubizo cyoroshye abahamagawe n'Imana abahamagawe na Satani bose tuzabwirwa n'ikintu kimwe Yesu yabisobanuye kera tuzamenyera kumutobera sivyo ubwo rero kandi no muri Bibiliya bamye babaho hari abantu ba Paulo bandika ati hari abantu Yuda niwe banditse ngo baje rwihereranwa baseseye ni ba infiltrators ngo bameze nk'intaza n'abantu mbese ngo bameze nk'ibiti bitagira amazi bazabaho niba barabayeho mu gihe cy'intumwa aho umwuka yakoraga rwose afite freedom nyinshi no mu gihe cyacu bizabaho ariko hari ahantu Paulo yanditse aravuga ngo ariko wehoho muntu w'Imana sivyo simple ariko wehoho muntu w'Imana nubwo abo bariho ariko wehoho muntu w'Imana twebwe rero abo dutumira hano nabo twemera ko ari abantu b'Imana waje hano naba muri zo ari muri iyo kategori ubwo nawe azabyumva kuko ntabwo dushobora gufata inkoni ngo dukubite twirukane ariko weho umuntu w'Imana umenye uko ugomba kwitwara setu kuko Yesu yaravuze ngo mureke ingano n'urumamvu bikurane ni gute tugiye gukora tushyize imbaraga hamwe tugashepinga uburyo abashumba bazajya bagenda kandi bakagenda neza ibyo rwose byashoboka kuko giye uzi ikintu reka wenda mbabwire nuko ndi bwizimbe mu magambo kubera ko noneho twagiye mu bintu biri pratique giwe nigisha aba pastor ku ishuri ryacu rya theology najyaga nigisha aba pastor bari mu mirimo bigaga programu tukabigisha no gukora planning y'itorero ikintu cya mbere narumaritse abantu bose batinya kwiplaningira uburyo bazabaho ukabona umupastor ya planinze ibintu akavuga ngo tuzubaka urusengero rwa miliyoni 40 yajya gushyiraho salary ya pastori agashyiraho muri budget agashyiraho 240 ku mwaka hamwe ndise muri miliyoni 100 kuki washyizeho 100,200 ku mibereho yawe ubundi umukozi abanziriza umurimo muri gahunda y'Imana nta uhambira umunwa w'ikimasa gihonyora kirahonyora kirye no kubyo cyahonyoye kora planning uyishyire Yesu muguri tumva rero Yesu doraho ubuzima bwa kino gihugu bugeze ubu kugira ngo ushyire umwana mu ishuri bisigaye bigoye wampembye neza kandi n'umwami mwiza kuguhemba neza yabikora n'umukorera neza ariko reka nongeraho akantu kamwe muri ibingi biko turimo turi leadership n'imikorere yacu bwayo igomba guhemba nabi kubera iki nta planning ugira igihe cyawe twigeze gukora mu wayene y'imikoreshereze y'igihe ku bapastori ndababwira nariko mugerageze mwandike mugerageze kwibuka ibyo mwakoze muri kino cyumweru mbere yuko muza ku ishuri bara abapastori bafite amaparuwasi majority of pastors igihe kinini ntibakimara mu murimo wa Yesu bakimara ngo barimo gushaka imibereho nanjye ndi Yesu najya fine ubwo we wishugurikira ukankorera part time nzajya nkwemba part time noneze kuba wagiye gushugurika itunge uzanishajisha namwe mufite amatorero mwashinze igihe kinini mukimara mu bintu bitari productive niba ari byo twari twize uyu munsi mwari kubibona neza umuntu akabakoreshereza mfashe na za agenda zanyu mwabibona neza ko n'igihe cyanyu ntikiba planifié agenda ya pastor usanga ariho afatira note nanjye nyafata note muri agenda niba nanditseho ngo nayo nagiye Nairobi icyo gihe namaze Nairobi ko sinkeneye guplaninga kuri Nairobi nta mirimo mfite uretse kubwiriza mu giterane izo page hari ubwo nanjye nzikoresha nka note ariko ubundi iyo nicaye i Kigali ufasha agenda yanjye kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru haba hari ahantu nzaba ndi ibyo nzaba ndimo gukora kubera iki igihe niyo matière première y'imibereho ariko ibyo ngibyo reka tube tubyihoreye twumva ikindi kibazo so hari ibyo Joel rero wabazaga iyo mibereho ugomba kuba planifié noneho ikindi wari wabajije icyo cyabashumba bashaje ubona nagishubirije muri icyo ngicyo ibibazo byaringira kubyari
kugongana kw'inzego. Do you know ikigonganisha inzego rega yakivuze. Ikigonganisha inzego ni ukuri yakubura planning. Noneho nkaza mfite vision. Ariko mu itorero ntiwigeze uteganya ko nubiba imbuto ukagusha imvura. Mwamutuvubira imvura. Iyi imvura iguye, ibyatsi biramera, ibiti biramera, imbuto ziramera, ibintu byose biraho. Ukunda kuvuga ubutumwa ahita azamuka, ukunda kwigisha agahita azamuka, ukunda kuririmba akaba yazamutse. Agasanga we visionnaire ntiwigeze uteganya aho ibyo bintu byose bizagendana. Kubera iki? Nta planning. Ariko iyo uri umuntu w'umuvisionnaire koko, izo mbuto zose, ibyo biti byose ubishyira muri jaride ukabona irasa neza. Ariko ibyo nabyo tuzabyiga undi munsi. Managing vision nacyo ni ikindi kintu abantu biga. Managing the talents and the gifts. Kumanaging impano z'abantu. Iyo uri visionnaire ukavuga ngo ndashaka kubumvisha ikintu kimwe rero, ngo ntabwo ba visionnaire babiri babana. Ahubwo ntoya. Ahubwo visionnaire iteka ryose abyara ba visionnaire. Muzarebe ingabo za Dawidi. Dawidi yishe igihanda kimwe cyitwa Goliyati. Abandi basirikare be 4 bica ibindi bihanda. Kubera iki? Iyo ufite umuvisionnaire abyara aba visionnaire. Umuvisionnaire uzimya vision z'abantu ayobora. Kandi aba pastori mukunze kubikora. Akana kazamuka kabwiriza katumura umukunguru tumva hano haba preacher umwe wowe ugerageza. IREMBO RYERA TV, 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 IREMBO RYERA TV. Minota iza kuza hanyuma reka ngira ngo twumve Bishop Masengo. Nibyo cyangwa IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA